Sir, sir, we'll close the door. Nge batangira kunyita indaya nari nkiri vierge pe abantu bakavuga ati iyo mwana azaba indaya uzi impamvu babaga banyise indaya kubera ko wenda ngo nambaye nk'ipantaro turi muri environnement y'abantu batambara amapantaro rero abo bana iyo ababyeyi babo batarabamenya cyangwa environnement barimo itarabasobanukirwa akenshi bakunda kubakrasa ahantu runaka hatari heza so nakuze gutyo kumva rero umuntu yashaka kubinyita none ahangaha nzi ko wenda none ntakiri n'isugi ni ibintu byoroshye cyane kubyakira niyo narashoboye kubyakira ndi isugi sabe actually icyo ni ikibazo nk'inzu nziza utuyemo umugabo uzasiga ibi ngibi umusange cyangwa waze azaza ikibazo nyine mbwira ni ikibazo ikibazo gikomeye rwose ibyo bintu tuzabyihorera ubu bizagenda gute ntabwo ushaka ubukwe se ubundi ni ubwiki kubera bari mu saa 3 siseza kumbyutsa namaze kunyara yewe mwisaha imwe noneho kugira ngo namuce intege nkabyuka nkagenda nkanyara udukare dushya kuko nabaga nsigaranye ahenze ngasubira mu gitanda saa 7 nkongera nkanyara wa saa 8 yagarukaga noneho uburiri bwuzuye shabi baho ngaho ariko sino abagore bagushirwa n'abagore ubwo naringize ikibazo noneho ko ari umugabo oya so byavamo oya kuko bagira baneyura bakagira reba nyine beyuyo nukuri mwarahombye ibaze nk'ibyo nimba baganiriza kubera ko nyine ya mico ngo abantu ngo gukoreraho nibyo biryoha Robert akaba ari hakanya ati ngiye ntagakingirizo I know iravuze ubuhuha Robert akaba avuga ati ngiyewe ntagakingirizo nagendanye noneho umukobwa w'umusirimu agomba guhita akabana ugatumubwira ati don't worry my dear ngiyi backup naje nitwaje bisaza hagashya none ko iyo usa neza iyo mimbere muri wowe uyumvamo umeze neza n'inyuma ugaragara neza donc bikakongera confidence nagora wambwira ngo urimo uragenda uti hanagwe hari inyuma genda ubumbye ikibuno atajya nakuka gasohoka ndagurumva donc hari igihe nk'umugabo azi ko kugushimisha ari missionnaire imwe twamenyereye ariko hakabaho yenda ari kinyarwanda ari bya kinyarwanda buto bakwenda kugira ngo wumve ryajwi riri ukuntu remeze neza ugashyiramo ekuteri Mbabazi Shadi njyewe nakuze numva ko nshobora kuba umugore w'umukire kujya muri video z'abahanzi noneho wabitangiye ryari wabitangiye ufite nk'imyaka ingahe ni wabinjyanyemo ntabwo byari ibintu byoroshye surtout kugise niyo hazundi tukabyarana ibiki ntabwo ashobora gusimbura Meddy ni postingira akantu nkagira ubwoba bwo kutangewe ibaze kubera ko mu gihugu cyakubyaye can you imagine abanyarwanda bene wacu I was like wow ni ikintu cyambabaje cyo kora pole sana n'ubu birakubabaje harabura Meddy Meddy ntabwo murahura ntabwo ndahura nawe ntabwo ndahuza ariko mu mukwe bwa Meddy nzaba ndi free kankubwira abahanzi bo mu Rwanda kankubwire pe naga kuvuga ngo ndabavuga nabi ngo cyangwa mbavuge ariko buriya hari ikintu hanze bo mu Rwanda bafite ugasanga kankwe nk'urugero muhuriye nk'ahantu nko mu gasho uzi ikintu ahita akora ahita yifunga sibyo akakwifungaho yamara gukubitamo shoti nk'eshatu agatangira ntari kumusuzi ko ari ahantu nkuzi kandi akiri muzima yakuvugishije yinenetse hari n'igihe birangira ari nkaho umucyuye ukamushyira muri iyo modoka ukamujyana heza Don't worry, English is my no English is my rurimi ngo yireka nkakora njyenyine ariko cyakora finally mbonye igitwenge cyayagwa imbere yanjye ntabwo wigeze uba muremure nta nubwo wigeze uba mugufi mfite imyaka 28 ndi kumwe n'uruhinja hano
yaza kuva numetse mama zawe uvuze ngo iki nahema ndabeshye yago ubuse nawe yeza we gutetwa n'umuntu kusha nk'imyaka nk'icumi ngahumva ibintu azanye kuya mwumvisha ko umuntu ashaka azi ko umuntu yanatereta uzi ko umuntu banamubwira ngo utwite umukobwa agatereta ninda rahira umuntu abari nawe ari mukobwa yaguteretera inda atara